Maxime, umusore ukiri muto utarigeze atsindwa na rimwe, dore ko rwose yakoreye amafaranga menshi ndetse ikintu cyose atekereje cyangwa akoze cyose rwose kigenda neza. Ni umusore rero utarigeze ugira sheke mu buzima. Uyu munsi rero yicaye imbere ya muganga ategereje ibisubizo. Mu kanya gato muganga amuzanira ibisubizo maze agahita amubwira ati Maxime, ngusabye rwose gukomera kubera yuko indwara urwaye ntabwo yoroshye. Usigaje amezi 3 gusa yo kubaho. Nta muti, nta cyizere gihari, mbese ntacyo gukora habe na kimwe. Ndagusabye rero rwose ugerageze kwihangana. Nyamara rero Maxime akimara kumva ko asigaje amezi 3 gusa yo kubaho ndetse ko rwose nta cyizere gihari cy'uko yakongeraho n'undi munsi umwe, ibyakurikiye byose ntabwo yabyumvise, ahubwo amaso yakomeje kuyahanga kuri muganga maze akajya abona iminwa ya muganga iwuzunguza, ariko rwose utamubaza uti yavuze iki, dore ko kuri we byasaga rwose naho nyine atakiri ku isi, byasaga naho yaguye muri koma. Ntabwo yari agitekereza, nta n'ikintu na kimwe yari acyumva. Hamara umwanya rero ameze gutyo, maze muganga akagerageza nyine kumukomanga kuko yabonaga yatwawe. Maxime amera nk'umuntu ukangukiye hejuru, maze agahita abwira muganga ati muga murakoze cyane, bya bindi nyine byo gushimira kubera ikinyabupfura, maze agahita asohoka. Gusa nubwo yasohotse kwa muganga ntabwo yari azi ngo agiye hehe. Yagiye yumva ya majwi ya muganga amubwira ko asigaje kubaho amezi 3 gusa ariyo yonyine ari kumuvugira mu matwi. Yibajije rero ukuntu yamaze imyaka y'ubuzima bwe bwose akorera amafaranga, ndetse rwose akaba afite amafaranga atagira uko angana, akaba yarabashije gukora business nyinshi kandi zose zikagenda neza, n'ubu rwose zikaba zigihagaze neza. Yatekereje ukuntu nta kintu na kimwe abuze mu buzima, ndetse atekereza ukuntu ibintu byose yakoraga byagendaga neza, ariko kano kanya harabura amezi 3 gusa ngo batagihumeka umwuka w'abazima, kandi nta kintu na kimwe yatanga mu byo atunze kugira ngo nibura buri cyumweru kimwe gusa cyo kongeraho. Uyu musore rero akomeza kugenda rwose yataye umutwe, dore ko rwose n'imodoka atayifata, ahita afata umuhanda maze akagenda n'amaguru. Yaragiye rero maze agera mu rugo iwe, yinjiye mu nzu maze atangira kugenda akora kuri buri kintu cyose kiri muri iyi nzu gihenze, abyitegereza byose maze akabireba akabona nta kintu na kimwe bivuze. Yarebye rero imitako ihenze imanitse muri iyi nzu, areba buri kimwe cyose maze atekereza ko mu bintu byose biri aha ngaha nta na kimwe cyabasha kumwongereraho umunsi wo kubaho. Yitegereje telefone ye, amamesaje menshi cyane, abantu bamuhamagaye batagira uko bangana, bamwibutsa ko afite inama, abamwibutsa ko afite amadosiye yo gusinya. Nyamara ibi byose rwose ntabwo yaragikeneye kubyumva. Yahise afata telefone ye arayizimya ntawe agishije inama. Akimara rero kuyizimya, yinjiye mu cyumba cye cyabagamo imyambaro, maze ahita afata ijinisi n'umupira, imyenda rwose yagaragaraga nkaho ishaje, imyenda ataherukaga kwambara, maze yifurika n'igikoti kirekire, yambara n'inkweto, izo yabonaga mu nkweto ze zose arizo zishaje. Yahise asohoka rero nta muntu n'umwe mu bakozi be abwiye aho agiye. Yagiye n'ubundi agenda n'amaguru, dore ko rwose iby'imodoka byo yari yamaze kubyibagirwa. Yumvaga yihebye ku buryo rwose nta kintu kimworohereza ubuzima yari akeneye. Yumvaga ahari byiza ari uko yahunga, ariko akumva ntazi aho yahungira, dore ko nyine urupfu nta muntu uruhunga, aho yari kujya hose rwari kumukurikira. Yumvaga mu by'ukuri isi yamwikaragiyeho neza neza. Yafashe umuhanda rero maze rwose agenda atazi yari kujya. Yaragiye amara amasaha menshi ari kugenda atazi ngo arajya hehe. Ntabwo yifuzaga kuruhuka, ntiyifuzaga guhagarara, kuko yumvaga rwose atifuza gutekereza. Yumvaga ashaka kugenda kugeza bumwiriyeho. Yakomeje kugenda rero, nyamara umunaniro wari umaze kuba wose. Nubwo yumvaga rwose atifuza kuruhuka, ntabwo yifuzaga ikintu cyatuma yitekerezaho. Yageze rero ahantu kuri gare, maze abona nyine abantu bari kugenda banyuranyuranwamo, dore ko rwose habaga hari abantu benshi cyane. Yaje gutungurwa rero ubwo yarebaga ku ruhande, maze akabona umukobwa wiyicariye ku bikarito uri gushushanya mu buryo butangaje. Icyamutangaje rero ntabwo ari ubukene bw'uwo mukobwa,
cyangwa se uko yagaragaraga, dore ko uyu mukobwa yari concentré rwose yishushanyiriza ku gikarito, ahubwo yatunguwe n'ukuntu yari ari gushushanya umuntu w'umukecuru kandi amushushanya rwose ubona ari ibintu wagira ngo biri mu maraso ye, dore ko yamushushanyaga ubona bimworoheye, yafataga kereyo gusa ukabona ni nkaho kereyo iri kugenda yijyana. Uyu musore rero Maxime yarahagaze nyine atangira kwitegereza ukuntu uyu mukobwa yari ari gushushanya, abandi bantu bose bahanyuraga batamwitayeho, ntawe uri kumuhereza umwanya, bose barakomezaga bakigendera, ariko we yabonye ibi bintu uyu mukobwa ari gukora bitangaje, maze akomeza kumwitegereza. Yageze aho rero maze atera intambwe yegera uyu mukobwa, mu by'ukuri ntabwo yari azi impamvu, ari kumva rwose ashaka kumwegera, dore ko atari azi n'impamvu yagenze ibirometero byinshi kugira ngo abe ari hano kano kanya, gusa yumvaga nyine hari ijwi rimubwira yuko akwiye kuguma hano maze akitegereza ibiri kuhabera, yumvaga rwose yabuze imbaraga zo kuharenga. Maxime rero yasuhuje uyu mukobwa maze ahita yegura umutwe areba Maxime, ntabwo yigeze amusubiza ku nsuhuzo yaramubwiye, ahubwo nyine yahise amubwira ati mu maso yawe haragaragaramo urupfu, ariko ikintu kibabaje ni uko n'ubuzima utazi icyo ari cyo, ntabwo kubaho uzi igisobanuro cyabyo. Maxime rero yarumiwe kubera ko nta muntu n'umwe wari uzi ibintu ari gutekereza, nta n'umwe wari uzi ibyo muganga amaze kumubwira, ariko yatunguwe no kuba uyu mukobwa amubwiye rwose ibintu bya nyabyo uyu musore yari ari gutekereza muri we. Yatangiye kwiharagura mu maso aribaza ati ni gute urupfu ruri kugaragara mu maso yanjye. Kano kanya rero Maxime yashatse kubaza uyu mukobwa ati ibyo byose umbwiye ubibonye ute, ariko mu by'ukuri amagambo yose yatekereje habuze na rimwe risohoka kuko nta na jambo na rimwe yabashaga kuvuga, ahubwo nyine yahise ahagarara maze atangira kwitekerezaho, atangira gutekereza ko rwose ibyo uyu mukobwa amubwiye ari ibya nyabyo, ko atigeze aha agaciro ubuzima igihe yari abufite, nyamara uyu munsi akaba afite ubwoba bw'urupfu, kandi nyamara ataranigeze aryoherwa n'ubuzima yabayeho kandi nta kintu na kimwe yari abuze. Uyu mukobwa we rero yabimubwiye mu ijwi rituje cyane, maze ahita akomeza kwishushanyiriza yihuta cyane rwose, yashushanyaga vuba vuba ku buryo wagira ngo ni nk'ibintu yamize, yashushanyaga rwose ubona nta gutekereza, ubona nyine ari ibintu biri kwikora. Maxime rero yaciye bugufi kugira ngo nyine arebe ibyo uyu mukobwa yari ari gushushanya noneho abyegereye, gusa hamaze umwanya nta muntu n'umwe uvugisha undi, dore ko nyine uyu mukobwa atari yigeze yongera no kubura umutwe ngo yongere kureba Maxime. Hashira umwanya rero maze Laurence niryo zina ry'uyu mukobwa akongera agahita abwira Maxime ati ntabwo umenyereye umuntu ukuvugisha gutya, birumvikana ko rwose utabimenyereye. Nanone Maxime yongeye gutungurwa kuko rwose ni ubwa mbere umuntu yari amubwiye ibintu adashaka kumva, ubundi yari amenyereye kuba abaho nyine bamwubaha cyane, bajya kumubwira bakunama, ndetse rwose buri muntu wese amubwira ibyo akeneye kumva, dore ko nyine nta muntu wajyaga amubwira amagambo mabi cyangwa ibindi bintu nk'ibyo ngibyo. Yabaga mu isi y'icyubahiro gusa, aho abantu bose wagira ngo barakimugomba. Yahise rero yumva rwose ibintu uyu mukobwa avuze ari ibya nyabyo, ko ku nshuro ye ya mbere umuntu amubwiye ibintu adakeneye kumva. Yibajije rero ukuntu uyu munsi umukobwa uri ku muhanda utagira aho ataha abashije gusoma ibimurimo, akamusoma rwose nk'igitabo kirangaye. Yahise rero ahereza uyu mukobwa ikiganza maze aramubwira ati nitwa Maxime. Uyu mukobwa yarongeye yubura amaso amureba mu maso maze aramwenyura gake ati nanjye nitwa Laurence. Mu by'ukuri uyu mukobwa nta rindi zina ry'umuryango yari afite, nta n'ibindi byinshi yamurengerejeho, yamubwiye gutyo gusa. Maxime rero yarongera amubaza
ati uyu se uri gushushanya ni mama wawe? Naho Laurence ati hoya, ntabwo ari mama wanjye, ni umukecuru twamenyanye hashize igihe, gusa nyine hashize ibyumweru bibiri apfuye. Ikintu cyambabaje rero kurusha ibindi ni uko nta muntu n'umwe wigeze aza kumushyingura. Hanyuma rero njyewe ndi kugerageza kumuha icyubahiro akwiye no gutuma atazigera yibagirana. Maxime rero yahise akora mu mufuka maze akuramo ikofi ye, yakuyemo rero amafaranga maze ayahereza uyu mukobwa Laurence. Laurence yari yarebye maze ahita amubwira ati ndakeka atariyo mpamvu wagumye hano, yigumanire rwose. Naho rero Maxime yumvise rwose bimukoza ahantu ukuntu uyu mukobwa yanze n'aya mafaranga. Maxime rero yaramubajije ati none se urifuza ko nyine nagukorera iki? Laurence ati ntacyo, gusa nyine niba ubishaka ejo uzongera ugaruke, gusa ni uburenganzira bwawe, ntabwo ari njye nkubwiriza icyo gukora. Maxime rero yahise atera intambwe nyine maze atangira kugenda, gusa uko yagendaga yasubizaga amaso inyuma maze akitegereza uyu mukobwa. Ari mu nzira rero agenda yakomeje gutekereza kuri uyu mukobwa ibyo yari ari gukora, ukuntu ndetse yifitiye icyizere. Ntabwo rero uyu munsi Maxime yatashye iwe, ahubwo yagiye kurara kuri hoteli iri hano hafi nyine yo kuri iyi gare. Yumvaga n'ubundi nta mpamvu afite zo gusubira iwe, kuko rwose yumvaga ari aho gutuma agira ibihe bibi. Mu gitondo rero yarabyutse, dore ko rwose atari yigeze anasinzira, maze arongera arambara ahita yongera yerekeza hahandi kuri gare yasanze uyu mukobwa. Yumvaga ariho hantu honyine akeneye kuba, nubwo atarazi impamvu iri gutuma yifuza kuhaba, ariko niho hantu honyine yamaraga umwanya munini maze akawuhamara nta kintu yitekerejeho, atanibutse ibibazo byose afite n'ubwoba bwo gupfa yifitiye. Iminsi yakurikiye rero yose nuko byagiye bigenda. Yabyukaga aza nyine hano uyu mukobwa yabaga yiyicariye ari kwishushanyiriza, dore ko ibihe byose yahoraga ashushanya. Maxime rero yamaze kuhabona nk'ubwihisho bwe, amara kuhabona nk'ahantu ajya guturiza, ajya kwibagirirwa ibintu byose. Laurence rero wavugaga amagambo make yatangiye kujya aganiriza Maxime, maze akamubwira ubuzima bwe, ukuntu yagiye rwose aba ahantu hatandukanye ndetse rwose atagira aho aba hafatika. Bagiye rero bamera rwose nk'aho batangiye kuba inshuti. Umunsi umwe rero Maxime yabajije Laurence ati ese watangiye gushushanya gute? Naho rero uyu mukobwa yaramubwiye ati nanjye simbizi byarizanye. Uyu munsi rero Maxime yamuhaye karine ayimuhamo nyine impano. Uyu mukobwa yarayakiriye maze ntiyagira ijambo na rimwe avuga, gusa mu maso ye hagaragaraga ibyishimo, ndetse rwose yagaragaraga nk'ushimira cyane uyu musore, nubwo nta jambo na rimwe yavugaga, dore ko iyi karine yari ayishimiye cyane rwose. Noneho yatangiye kuba ari yashushanyamo aho gushushanya ku bikarito. Naho rero Maxime we yari yaragiye kure rwose y'ibihe yabayemo kera, dore ko ubu ngubu nta telefone yari afite, nta kumuhamagara bamubwira iby'akazi, nta kintu na kimwe yari ari kubaho. Ubu ubwe nyine umuntu wenyine yasaga nk'aho azi muri iyi minsi ni Laurence gusa, ibindi byose yari yaragerageje kubyiyibagiza, dore ko n'ubundi haburaga igihe gitoya byose ngo abisige. Nta mpamvu rero zo kwivunisha, yifuzaga ko nibura aya mezi 3 asigaje ku isi yayabaho nta bintu bindi atekereza, ari kwitekerezaho we ubwe. Uyu munsi rero Maxime yicaye imbere ya Laurence maze aramubwira ati nshigaje igihe gito cyo kubaho, gusa nyine ntabwo ndi bugusobanurire impamvu, ariko ndifuza ko wamfasha kugira ngo ibintu byose nahombye nibura mbibemo muri aya mezi 3 nsigaje kubaho.
naho rero Laurence yahise ahindukira areba uyu musore ubona rwose atangaye cyane, ndetse areba mu maso y'uyu musore harimo agahinda kenshi, gusa ntiyamubajije byinshi kuko yabonaga nyine adashaka kubimusobanurira. Naho rero Maxime yakomeje amubwira ati singusabye guhindura ubuzima bwawe, singusabye rwose no gukora ikindi icyo ari cyo cyose, ariko ndifuza ko wamfasha maze ugakomeza kuzajya umvugisha buri munsi, ukajya umbwira ibyo abandi batambwira, ibyo rwose birampagije. Laurence rero wari wakomeje kwicecekera, ariko ubona yababajwe n'amagambo Maxime yamubwiye, yaciye urupapuro muri ya karine araruhina maze aruhereza Maxime. Yaramubwiye ati uze kurusoma nugera mu rugo, hanyuma nyine ejo nugaruka ubwo nyine uzaba wemeye ibyo wasomye muri urwo rupapuro. Maxime rero yararufashe arushyira mu mufuka maze arahaguruka aragenda, dore ko yari asigaye rwose agenda n'amaguru, ntabwo yari akikoza imodoka, nta nubwo yari azi aho ibi byose bisigaye biba. Yaragiye yagera muri ya hoteli yacumbikagamo maze acana itara, yicara ku buriri, ubundi afungura rwa rupapuro ararusoma. Rwari rwanditseho interuro imwe gusa igira iti niba wifuza kubaho tangira uhindure uwo wakekaga ko uri we. Yamaze rero gusoma iyi nteruro maze atangira kwitekerezaho rwose byimbitse. Mu gitondo rero n'ubundi yarabyutse maze ajya kureba Laurence nk'ibisanzwe. Laurence rero yashakaga kumubwira ko rwose agomba nyine kureka ibindi bintu byose atekereza, maze akikonsantara kuri iyi minsi nibura asigaje y'ubuzima bwe, akayibaho yishimye nubwo bitari ibintu byoroshye. Uyu munsi rero kandi hari hakonje cyane mu buryo rwose bukabije, nyamara uyu musore Maxime we rwose ikintu cyonyine yarasigaranye kuri iyi si ni Laurence, dore ko yabaga amuri iruhande aribwo yumvaga afite imbaraga, aribwo nyine yumvaga nta bwoba bwo gupfa afite, ndetse nta n'umwanya wo kubitekerezaho yari afite. Kubera ukuntu rero imvura yari igiye kugwa ndetse hari n'ubukonje bwinshi, bafashe umwanzuro wo kujya kugama munsi y'ikiraro cyari kiri hano hafi. Uyu munsi biriwe munsi yacyo kubera ko rwose imvura nyine yari imeze nabi. Laurence rero yatangiye guhereza agapapuro Maxime maze atangira kumwigisha gushushanya, dore ko nyine atari ibintu yari asanzwe azi, ariko nyamara uko yamwigishaga gushushanya ni nako kandi Maxime yakomezaga rwose kubona ibimurangaza no kubona kandi ibituma nyine atitekerezaho. Umugoroba rero warageze maze Laurence atangira nyine kwegeranya ibintu bye yakoreshaga kugira ngo yiryamire. Yakuruye rero ikintu cyo kwiyorosa ndetse n'ibikarito yabaga yashyize ku ruhande maze arabisasa, ubundi afata ikintu ariyorosa. Naho rero Maxime yari ahagaze ariko rwose mu ntambwe nyine nk'eshanu. Yahise abwira Laurence ati iri joro se wanyemerera maze nkaguma hano, ndifuza rwose nanjye kurara hano. Naho rero Laurence yahise amubwira ati hoya ntabwo ari ibi waremewe, kubera ko utabimenyereye, imbeho yaha rwose ishobora kukugirira nabi, ushobora kurwara. Naho rero Maxime ati hoya rwose nabyiyemeje, ndifuza kumva ubuzima ubayeho, si uko binaniye kuba najya muri hoteli ishyushye nyine nkajya gukaraba amazi ashyushye ngafata ibyo kurya, ariko uyu munsi ndifuza kumva ukuntu nyine usanzwe ubaho. Laurence rero abwira Maxime ati gusa nyine ntutekereze ko rwose ari ibintu byiza, ntabwo rwose byoroshye habe na gatoya. Maxime rero nawe nyine yararyamye hirya nyine ya Laurence. Hashize umwanya nta n'umwe uri kuvugisha undi, maze mu kanya gato Laurence ahita atangira ikiganiro. Yabwiye rero Maxime ati kera nari mfite umuvandimwe wanjye ndusha imyaka 2,
yaje rero kurwara maze aza kumera nk'aho aguye muri koma. Bamujyanye rero kwa muganga maze njyewe nsigara mu baturanyi. Ubwo ariko nyine umuryango twabagamo twembi, dore ko twabuze ababyeyi tukiri batoya, niwe nyine wari umurwaje. Yaje rero gutinda kwa muganga cyane, maze igihe aviriyeyo ntabwo yigeze agaruka muri wa muryango, yaragiye rwose turamubura. Nyuma y'igihe rero naje kumenya ko hari uwundi muryango wamwakiriye, ariko nagiye kumureba maze nsanga naho yarahavuye. Nyuma y'ibyo byose rero nibwo natangiye gushushanya isura ye kugira ngo nyine ntazamwibagirwa. Nageragezaga gushushanya ibintu bike mwibukaho. Nyuma rero yaho nakomeje noneho gushushanya n'abandi bantu. Mbese gushushanya kwanjye byatangiriye kuri uwo musaza wanjye nabuze. Maxime rero ari kumva iyi nkuru yumvaga yagahobereye uyu mukobwa maze akamukomeza, dore ko yumvaga nawe afite agahinda kenshi. Nyamara muri kano kanya we yari yarangije kwiyibagirwa, ntabwo yibukaga agahinda kose afite. Gusa nanone ntabwo yari kumwegera kubera yuko uyu mukobwa ntabwo yakundaga umuntu umwereka ko yamugiriye impuhwe. Nyamara rero ibi byose byatumaga Maxime atekereza yuko ari we muntu ufite ibibazo kano kanya, nyamara atari ko bimeze. Hari abandi bantu bafite ibibazo byinshi kandi bose babana nabyo. Yanatekerezaga ko kandi ibyo uyu mukobwa yamubwiye ati ntabwo uzi igisobanuro cy'ubuzima ari byo rwose, kuko Maxime yasanze atarazi igisobanuro cy'ubuzima. Yabagaho nyine ari ukujya gukorera amafaranga, kuza akaryama, nta kindi kintu na kimwe yari azi. Yakomeje kumva abuze icyo akora rero, maze amwegera gake amufata mu kiganza. Bose bahise baceceka maze ntihagira uwongera kuvugisha undi. Hashize umwanya rero maze Laurence arasinzira, naho rero Maxime we rwose yakomeje gutekereza. Yaje rero gusinzira mu masaha rwose yakuze, dore ko nyine ibintu byose byari byamutonze. Kurara hasi yarahindukiraga akumva arababara, akumva umubiri wose wabaye ibisebe. Imbeho nayo ntiyari imworoheye, mbese ntabwo byari byoroshye, ariko nanone ntabwo yicuzaga impamvu yaraye hano. Mu gitondo rero yarakangutse maze ahita abona Laurence ari gushushanya. Yaramwegereye ngo arebe ibyo ari gushushanya, maze asanga yari ari gushushanya umuntu uryamye asinziriye, ariko rwose bigaragara ko ananiwe. Nubwo wamurebaga mu maso ukabona ko afite akanyamuneza, ariko rwose umunaniro wari wose. Maxime rero akireba iki gishushanyo ahita abona ko ari we nyine Laurence yari ari gushushanya asinziriye. Yahise amubwira turakoze cyane. Nirebye mpise nsanga mfite akanyamuneza. Warakoze cyane kwemera kumfasha, kubera ko rwose nibyo biri gutuma numva rwose ntihebye. Laurence rero yikirije akoresheje umutwe, dore ko uyu mukobwa yavugaga amagambo make cyane ashoboka. Maxime rero yitegereje amafoto yose uyu mukobwa yari amaze gushushanya, maze ahita amubwira ati ariko urabyumva ute ibi bintu turetse gukomeza kubibika hano maze tukabishyira aho abandi bantu bareba bakabona nyine aya masura? Urabyumva ute rwose turamutse dushatse aho tubishyira? Ntabwo tugomba kubikora nk'abantu bashaka gucuruza, nk'abantu bashaka kubyungukiramo, ariko nyine kugira ngo abandi bantu barebe impano ufite. Naho rero Laurence ati urakeka se hari umuntu n'umwe washimishwa no kubona ibi bintu? Ubu hari umuntu wabyitaho? Naho rero Maxime ati cyane rwose, nk'uko nabyitayeho ndabizi ko hari n'abandi bantu babyitaho. Naho rero Laurence abitekerezaho ati hanyuma se ubwo rwose twabishyira hehe? Naho rero uyu mugabo utabushaka rwose kumubwira ibintu nyine by'ibikabyo yahise amubwira ati ndakeka ko twashaka ahantu igikuta kimwe maze tukagishyiraho ibi bishushanyo, tukagishyiraho amafoto, tukagishyiraho ibintu byinshi bigiye bitandukanye.
aho nyine buri muntu wese anyura ku buryo rwose abantu batazajya babona uko bareka kubireba, byanze bikunze baba babishaka baba batabishaka bakabireba. Laurence acyumva ibi rero aramwenyura, aba yumva igitekerezo kimuryoheye cyane ndetse aba yumva nyine byamuha n'akazi ko gushushanya byinshi noneho birenzeho, maze akabona icyo ahugiramo. Umunsi rero wakurikiye Maxime mbere y'uko aza kureba Laurence, dore ko noneho aba yaraye kuri hoteli nk'ibisanzwe, yarabanje aca aho bacuruza ibikoresho maze agura impapuro zo gushushanyaho, agura ibikoresho bakoresha bashushanya, mbese ibintu byose arabigura, ubundi azana n'amafaranga mu isakoshi, amafaranga yatekerezaga ko bagomba kwifashisha mu kwempurima nyine ibi bishushanyo babaga bashushanyije, kugira ngo noneho babigire binini kandi babizane bifite umwimerere nk'uwo bakoresheje babishushanya. Yaraje rero ibintu byose abirambika kuri ya makarito aho nyine Laurence yararaga. Laurence wari uri kwishushanyiriza mu ikarine yarabyitegereje maze ahita ayizinga ayishyira mu gasakoshi yabikagamo utuntu twe twose. Yahise amubaza ati ibi se kandi ni ibiki? Naho rero Maxime ati ndifuza kugufasha, izi ni impapuro zikomeye uzajya ushushanyaho ibishushanyo ntibihite byangirika, ikindi kandi ibi ni ibikoresho nyine uzajya ukoresha ushushanya, ndifuza yuko ibikoresho byawe wakoresha byaba ari ibintu biramba ku buryo ibishushanyo byawe bitazajya bihita byangirika. Ikindi kandi nakuboneye umuntu nyine uzajya afata ibi bishushanyo byawe akabigira binini, ubundi akongera akabyempurima bikimeze uko byari bimeze bitigeze bitakaza umwimerere. Aya mafaranga rero nayo kwifashisha umuntu agura udukoresho yaba nyine akeneye. Naho rero Laurence ati none se ko ndeba rwose ibi bintu ushaka kubishyira ku rundi rwego? Naho Maxime ati hoya, ntabwo ari byo rwose, ahubwo ndifuza kugufasha kugira ngo umurimo w'amaboko yawe uhabwe agaciro kandi wubahwe. Ku nshuro ya mbere rero Laurence yumvaga indi shapitire y'ubuzima itangiye rwose gufunguka. Yahise rero yegera bya bintu byose bari bamuzaniye maze atangira kubireba kimwe ku kindi. Yabonaga ari ibintu bitangaje, ari ibintu kandi by'igiciro, ari ibintu byiza rwose. Kuri iyi nshuro noneho yari agiye gushushanya by'umwuga atari ugushushanya yikinira. Uyu munsi rero mu masaha y'umugoroba Maxime ari gutaha, yumva nyine afite ibintu byinshi biri kumurwaniramo, nyamara ibintu ataba abasha kuvuga. Yaragiye rero ahita agura agakayi maze yicara ahantu ku ntebe, ahantu nyine abantu bategererezaga bisi. Yaricaye rero maze atangira kwandika. Iri joro ryose ntiyigeze ataha, ntiyigeze ajya no muri hoteli, yaraye yicaye kuri iyi ntebe ari kwandika. Yaranditse rero, yandika ubuzima bwe bwose uko bwagenze, yandika papa we rwose wari umuntu mubi cyane ndetse wakundaga gutoteza mama we, yandika urupfu rwa mama we ndetse n'ubuzima yabayemo bwose, yandika ubwana bwe, yandika uko yakuze, yandika buri kimwe cyose yakoze kugeza uyu munsi. Yageze rero naho yandika uburwayi afite buri kugenda bumubuza rwose amahoro. Byose yabyanditse muri kano gakayi maze arabirangiza, inkuru yose ayivuga yanditse. Mu gitondo rero bwamukereyeho nyine akicaye ha hantu, yahise avayo maze agaruka ha hantu Laurence aba ari. Yaragiye amuhereza aka gakayi nta jambo na rimwe amubwiye, maze ahita yitaza ajya kure ye rwose. Laurence rero yatangiye gusoma kano gakayi ahereye ku murongo, maze uko asoma niko yagendaga ubona mu maso ye hijima, agenda ubona agahinda kamurenga. Yageze aho rero gutangira amarira ye biranga, maze amarira atangira gushoka ku maso, ariko rwose bigaragara ko nyine atuje cyane, nubwo bwose yariraga ariko ntabwo yasakuzaga. Naho rero Maxime wamureberaga kure nyine yahise atekereza ati noneho ubu ngubu asobanukiwe uwo ndi we, uku niko kuri kwanjye, kandi ndabibona neza ko
abyumvise ibyo nifuza kumubwira, nubwo rwose nashatse kubimubwira igihe kinini ariko bikananira kubivuga mu magambo. Ndakeka uyu munsi noneho amenye ngo ndi muntu ki. Laurence rero wavugaga amagambo make yeretse ikimenyetso nyine uyu musore Maxime amubwira ngo namwegere. Maxime rero yaraje aramwegera uyu mukobwa, kubura umutwe byari byanze kubera ukuntu nyine yari afite agahinda kenshi, ndetse mu maso nta kindi cyari kirimo uretse amarira yabungagamo. Laurence rero yahise amubwira ati ibyo wambwiye byose nabyumvise, ibyo ari byo byose wafashe uyu mwanya uri kunyandikira kubera ko wifuzaga umuntu wakumva. Naho rero Maxime we nta kintu na kimwe aba ari kuvuga. Laurence rero ahita amubwira ati mpise ngira igitekerezo kano kanya, ati ndifuza yuko njye nawe twahunga maze tukagenda tukava hano hantu, nubwo urupfu rwo nyine nta muntu ushobora kuruhunga, ntaho waruhungira, ariko ndifuza ko hano hantu twahava maze tukajya ahandi hantu tugatangira ubundi buzima bushyashya. Ibintu byose ukabisiga hano, yaba amatelefone, amasaha ahenze, ibintu byose by'ibiciro bigasigara aha, njye nawe gusa n'ibikoresho byacu tukaba ari twe tugenda. Ntabwo rero Maxime yari afite umwanya wo kubitekerezaho rwose, yahise amubwira ati ndabyemeye, dore ko nyine Maxime umuntu wenyine yari asigaranye yari uyu mukobwa Laurence, ndetse rwose yamufataga nk'aho ari we si yonyine afite. Maxime rero yakundaga Laurence cyane, ariko ntabwo yifuzaga kubimubwira kubera ko yari azi yuko abura igihe gito gusa. Ntabwo yifuzaga rero kumushyira mu rukundo ngo maze nyuma y'icyo gihe gitoya amusige. Nubwo ariko byari bimeze bityo, Maxime yifuzaga yuko iminsi asigaje kubaho yayibaho iruhande rwa Laurence. Ntiyifuzaga ko rwose ko yamujya kure, kuko nyine niwe wari ibyishimo bye, nubwo byari mu ibanga rikomeye, ndetse yarafashe umwanzuro wo kutazigera amubwira ko amukunda kugira ngo atazamubabaza. Yamwemereye rero ko nta kibazo bagenda nyine bakajya ahandi hantu hatari hano. Babitse rero utuntu twabo twose baratwegeranya, begeranyije nyine bya bishushanyo byabo ndetse n'ibikoresho byo gushushanya. Naho rero Maxime we twari utwenda duke yari afite n'icyamverope cyari kirimo ibisubizo bamuhaye by'indwara y'umutima yari afite. Gusa iyi amverope yo yari afite gahunda y'uko rwose nibaza kugenda bakagera aho bagiye ari buyijugunye muri puberi, kuko ari ikintu atifuzaga kongera kureba ndetse no kongera gutekerezaho. Bwarakeye rero maze bafata nyine twa dusakoshi twabo twari turimo utuntu dukeya cyane. Bisi rero ya mbere yaje niyo bahise binjiramo, ntabwo bari bazi aho bagiye, nta na gahunda bari bafite yo kujya ahantu runaka. Bagiye nyine batazi ngo bagiye he, gusa batekerezaga ko nyine umujyi iyi bisi igiyemo nabo ariwo bagomba kujyamo. Bari mu nzira rero bagenda, Maxime yarebeye mu kirahure cy'imodoka maze arebera inyuma. Mu mutima we yari ari gutekereza ati ibyambabaje byose mu buzima mbisize muri uyu mujyi, kandi sinifuza kuzongera kubyibuka ukundi. Ndifuza gutangira ubuzima bushya, maze iminsi nsigaje nkayibaho nezerewe, nkayibaho nta kintu na kimwe ntekereza nyine umunsi ndiho, ntatekereza iby'ejo, ntatekereza ndetse n'iby'ejo hashize. Ndifuza ko rwose nabaho ntekereza umunsi ndiho gusa. Bageze rero mu mujyi nyine iyi bisi yari igiyemo, bavuye muri iyi bisi maze batangira kureba uyu mujyi nk'aho rwose ari destin yabo, nk'aho ndetse ari ahazaza habo. Bawurebaga nk'aho ari ubuzima bwabo bushyashya bagiye gutangira. Baragiye rero bajya gushaka nyine agahoteli gaciriritse kari hano muri uyu mujyi kugira ngo barebe aho barara, kuko kuri iyi nshuro ntabwo bagombaga kurara noneho ku bikarito cyangwa se kurara munsi y'ibiraro. Baragiye rero bajya muri aka gahoteli maze basaba icyumba. Baragiye bakiraramo
noneho rwose buri umwe wese yumvaga mu mutima we haruhutse, yumvaga kandi yishimye, nubwo rwose bitari ibintu nyine birenze kuko nta gishimishije kirenze bari bafite, ariko nanone kuba bari bavuye hariya handi bakaza muri uyu mujyi, bumvaga nyine ari nk'aho rwose hari umutwaro batuye. Umunsi rero wakurikiye barabyuka bishimye nyine bakajya gushaka ibya mu gitondo, noneho biba bisa nk'aho ubuzima bwabo butangiye guhinduka, nyamara rero ntabwo bigenda neza nk'uko bari babiteguye, dore yuko Maxime atangira yumva afite ububabare mu gituza bukabije. Yamanutse rero buhoro maze akubita amavi hasi, yananiwe kugira ijambo na rimwe avuga, ahubwo nyine babona araguye. Bahise rero batabaza bahamagaza ambulance maze iraza imujyana kwa muganga, gusa nyine yari ameze nk'umuntu uri muri koma. Baramujyanye rero bamushyira mu bitaro, maze abaganga baza bihuta nyine bamwitaho. Hashize umwanya maze arakanguka asanga ari kwa muganga, gusa nyine Laurence ubwoba bwari bwamwishe, wabonaga umutima wamuvuyemo. Yicaye imbere y'igitanda amufashe mu kiganza, yari ababaye cyane ndetse amarira ari gushoka ku matama ye. Maxime rero akimara gukanguka yamubajije nyine uko byagenze, maze Laurence amubwira byose. Maxime rero yamubwiye ko ahari uburwayi bwe nyine butangiye kugenda bwiyongera, ndetse ko ahari rwose hashobora kuba iminsi iri kugenda imushirana. Laurence rero n'ubundi wari ufite ubwoba rwose, kuko yibazaga ukuntu uyu musore agiye kumuca mu myanya y'intoki. Ahita arekura Maxime maze agahita ahaguruka akasohoka, gusa atararenga umuryango ahita amubwira ati oya rwose ntabwo niteguye kongera kubura undi muntu, ntabwo mbyiteguye. Yaragiye rero maze Maxime asigara hano ari wenyine, dore ko rwose nta n'undi muntu yari afite wo kumwitaho. Uyu munsi wose kandi ntabwo Laurence yigeze agaruka kwa muganga kumureba, ahubwo nyine bukeye Maxime yarakangutse maze asanga agapapuro gahinnye kari imbere y'igitanda cye. Yahise amenya aka gapapuro kuko kari kaciwe muri ya karine yahaye Laurence. Yarakazinguye rero maze asanga handitsemo amagambo akomeye. Laurence yari yamubwiye ati ntabwo ari wowe nahunze, ahubwo nahunze kugutakaza, kubera ko rwose ntabwo niteguye kongera gutakaza undi muntu mu buzima. Nari navuyemo umwuka igihe rwose wari uri muri koma, natekerezaga ko nkubuze, ntabwo rero rwose mbyiteguye. Uyu munsi rero noneho Maxime yararize arira k'agahinja, dore ko nyine umuntu umwe ku isi yari afite yari Laurence, yari we byiringiro bye ndetse yari we wamukomezaga, yari we wamuteraga imbaraga. Kano kanya rero yari amusize wenyine. Laurence rero aho yari ari nawe rwose amarira yari yamurenze, yibazaga niba atera umwaku, yibazaga kandi impamvu umuntu wese bamenyanye ahita amuca mu myanya y'intoki. Yibutse nyine wa mukecuru wapfuye bamaze igihe gito bamenyanye, none dore na Maxime bamaze igihe gito nawe bamenyanye, nawe rwose ari hafi kumucika. Byaramunaniye rero kwihangana. Mbere nyine iyo Maxime yamubwiraga ko asigaje igihe gitoya, ntabwo yumvaga ko ari ibintu bikaze nka kuriya, ariko umunsi amubona yaguye muri koma nibwo yabonye ko rwose urupfu rumwegereye. Yumvise rero atakwihanganira kuzashyingura uyu musore, niyo mpamvu yahisemo kwigendera, dore ko yari yarabuze abantu benshi ku buryo yumvaga adakeneye kongeraho n'undi muntu n'umwe. Maxime rero nawe ku buriri kwa muganga yaramwumvaga rwose, kuko yari azi ibibazo byose yanyuzemo, yari abizi ko rwose kwihanganira iki kintu atabishobora. Gusa nyine amarira nawe yendaga kumwica, yakomezaga gufata ya lettre Laurence yamwandikiye maze agakomeza kuyisoma ayisubiramo. Iminsi rero yaragiye ibitanu Laurence atarahindukira, ataraza kumureba, ndetse rwose uretse ka lettre yamwandikiye nta rindi jambo rye na rimwe yaraherutse kumva. Umuganga rero yaraje amubwira yuko yorohewe
ubwo nyine yari ari kubwira Maxime, ariko nanone aramubwira ati nakurangira rwose ko wajya nyine mu Bufaransa, kubera yuko hariyo nyine abaganga. Yari ari kumurangira ibitaro, ari kumubwira ati hari abaganga bavura indwara nk'izi ngizi, yego nyine ntabwo dufite icyizere 100%, ariko wagerageza kuko n'ubundi ntacyo gutakaza ufite. Maxime rero yabanje kutabyumva kuko nawe nta cyizere yari yifitiye, ariko umuganga yakomeje kumwinginga, maze akomeza kumubwira ko rwose yagerageza amahirwe kuko hari abaganga b'inzobere ndetse rwose bazobereye muri iyi ndwara y'uyu musore, indwara nyine ubundi itarabashaga kuvurwa. Byageze aho rero Maxime atangira atekereza kuri Laurence, maze atekereza ko ahari aramutse abonanye n'umuganga yaba ari amahirwe yo kugira ngo noneho azongere gushakisha Laurence, ariko ameze neza ndetse atamutera ubwoba, amubwira ko ahari noneho afite icyizere cy'ubuzima. Yemereye rero uyu muganga, maze aramubwira ati nta kibazo, nditeguye rwose, ibisabwa byose nabikora, maze nkajya kubonana n'abo baganga nkareba ko hari icyizere byanyongerera. Yaragiye rero maze abonana nyine n'aba baganga. Uyu munsi ntabwo rwose ikintu cyari kimuteye ubwoba ari uko ubuzima bwe bwarangira, ahubwo noneho yaratewe ubwoba no kubura Laurence. Yumvaga rwose ari ikintu cyamuzaniye icyuho mu buzima. Bamukoreye rero ibizami, maze bamubwira yuko afite amahirwe make yo kuba rwose yazakira, ariko nanone ko bagomba nyine kugerageza nubwo atari ibintu bari guha amahirwe menshi. Bamubwiye ko rero bagomba nyine kuzamwitaho, maze bakazamuha imiti ndetse bakazanamubaga, ariko ibyo byose bikazaba yitonze kandi atuje. Igihe nyine azumvira we rwose yiteguye, akaba ari cyo gihe azazira kwa muganga. Maxime rero yababwiye ko rwose ubu ngubu atiteguye, dore ko yababwiye ko afite ibintu byinshi byo gukora, afite ibintu byinshi byo kwitaho, ariko namara kubyitaho azatekereza, noneho agatekereza neza, maze akaza kwa muganga bakaba bamwitaho by'umwihariko. Mu by'ukuri kano kanya yumvaga ubuzima bwe atari bwo buza mbere, ahubwo nyine yumvaga agomba kumenya amakuru ya Laurence uko byagenda kose. Yavuye rero kwa muganga, maze agaruka muri wa mujyi babagamo, umwe nyine bararaga ku bikarito. Gusa yarahageze maze asanga nta makuru ya Laurence, dore ko yabajije buri umwe wese n'abandi bantu nyine yajyaga abona banyura hano, ariko hakabura n'umwe wigeze kumubona. Bose bari bamuzi hano, ariko nta n'umwe wigeze amubona yahagarutse. Yakomeje rero kuzenguruka hano hantu, ndetse azenguruka kuri iyi gare yose amushaka, agenda abaza umuntu, ariko abura amakuru. Yageze rero ahantu, maze areba ku idirishya, agiye kubona abona igishushanyo cyari gishushanyije neza ku gikarito. Akigikubita amaso byahise bimukururira kwegera kuri rino dirishya maze akareba, dore ko yabonye kino gishushanyo agahita atekereza neza rwose Laurence, ndetse yatekereje ko ari we wagishushanyije. Yaragiye aca mu muryango maze arinjira. Hari ahantu hatoya hegeranye, ariko harimo ibishushanyo byinshi, ibigiye biri ku makarito, ibiri ku mpapuro, ibishaje biri aho ngaho. Yakomeje kubireba byose rwose bigenda bimwereka ko byashushanyijwe na Laurence. Yigiye imbere gato maze atangira kubona noneho ibishushanyo. Yahise amenya neza cyane rwose, dore ko bino bishushanyo wabonaga ari inkuru yabo, ariko neza neza ishushanyije. Yatangiye kubona ibishushanyo bimwereka umunsi wa mbere bahura, umunsi batangira gushushanya, umunsi barara munsi y'ikiraro, umunsi bajya muri wa mujyi mushya bagiyemo, n'umunsi ndetse wo kwa muganga, umunsi batandukana. Ibi byose yarabyitegereje maze abona ni inkuru yabo neza neza iri hano. Yari ari kubireba anabikoraho, ubona nyine yatakaye rwose, ubona ibitekerezo bye bitagihari. Mu kanya gato rero haje umumama nyine ukuze, ari nawe kandi wari uri gucuruza hano hantu hari bino bishushanyo. Umumama wari wambaye rinete, maze yitegereza uyu musore. Yahise amubaza ati none se umuntu ushushanya ibi bintu uramuzi? Naho rero
Maxime ati ndakeka rwose muzi neza cyane. Uyu mumama rero yahise amubwira ati rero umuntu washushanyije ibi bintu yaraje arabinsigira, ariko rwose ntabwo yongeye kugaruka, ariko yansigiye ikintu maze ambwira ko umuntu uzaza amushaka nzakimuha. Maxime rero yahise ahindukira nyine aramureba, naho uyu mumama yahise amuzanira envelope ifunze neza maze arayimuhereza. Maxime rero yahise afungura ya envelope yihuta cyane rwose, maze ahita asanga harimo agapapuro kanditseho ati nuramuka ugeze hano ati nuramuka ugarutse hano uzansange kuri adresse. Aba yashyizeho adresse kuri kano gapapuro. Naho rero uyu musore nyine Maxime akimara kubona iyi adresse yahise asohoka yiruka cyane rwose, dore ko yari amaze kugira icyizere atekereza ko ahari rwose yaba agiye kongera kubona Laurence. Naho rero Laurence wajya gusiga ubu butumwa yatekerezaga ko uyu musore nagaruka kumureba ari uko rwose hazaba hari icyizere cy'ubuzima. Maxime rero yakomeje kwiruka maze agera kuri ya adresse nyine Laurence yari yamurangiye. Mu by'ukuri umutima wendaga kumuvamo, dore ko rwose yari afite ubwoba bwinshi, yibazaga niba ari buhasange Laurence. Aha hantu rero Laurence yari yarangiye Maxime haba ari muri quartier ituje cyane rwose. Aha yageze hari ku nzu ubona ko rwose ishaje. Yaragiye rero arinjira, yasanzemo umukobwa, nyamara akireba ku bikuta yahise abona kuri bino bikuta hose huzuye amafoto ndetse rwose n'ibishushanyo n'amagambo agiye atandukanye. Yari ameze nk'amagambo y'ibisigo, yari ameze nk'aho uyu mukobwa hari umuntu yari ari kubwira. Ibi byose rero byari byarakozwe na Laurence. Maxime rero yatangiye kubyitegereza, maze uyu mukobwa yari asanze aha yahise amubaza ati none se murashaka kugura nyine igishushanyo kimwe muri ibi? Naho rero uyu musore Maxime yahise amubwira ati ndifuza kubona Laurence. Uyu mukobwa yahise amubwira ati komeza hariya ugende nyine aha mu nguni ihera uramubona. Maxime yahise akomeza aragenda, maze asanga Laurence yicaye ahantu hari ameza afite amakereyo, afite impapuro nyinshi imbere ye, ndetse rwose afite n'ibikoresho byo gushushanya. Wabonaga ari gushushanya ndetse ahuze cyane. Ariko rero Laurence yumvise ibirenge maze aba yubuye umutwe, agikubita amaso Maxime yahise ahaguruka yihuta. Naho Maxime yumvise aruhutse, yumvise ari nkaho rwose yongeye kubona isi ye yari yaratakaje. Yumvise atazi nyine ibintu bimubayeho, dore ko yumvise umunezero umurenze, nubwo yari afite n'agahinda kenshi ko kuba yari akumbuye uyu mukobwa cyane. Bose rero barahagaze maze bararebana, nta muntu n'umwe uragira icyo abwira undi. Gusa mu maso yabo byaragaragaraga ko rwose bari bakumburanye. Mu kanya gato rero Laurence yahise amubwira ati uraje, nahoraga mfite icyizere ko umunsi umwe uzaza, niyo mpamvu nashushanyije biriya bishushanyo byose nkabishyira hari ahantu wabonye, kuko natekerezaga ko ahari uzagaruka kunshaka. Naho rero Maxime ati nta kuntu ntari kuza kugushaka kuko uri isi yanjye, kandi isi yanjye nari nayibuze. Bose bakomeje kurebana, nta n'umwe uragerageza uragerageza kwegera undi. Naho rero Laurence yitegereje Maxime mu maso maze abona n'ubundi arananiwe. Yahise rero amufata ikiganza maze amwereka aho yicara. Maxime rero yaricaye maze ahita abwira Laurence ati nari ngukumbuye. Naho rero Laurence ati nagerageje gushushanya ibintu byose biri hano kugira ngo nkomeze kukwibuka. Iyo numvaga ngutekereje buri gihe nashushanyaga ikintu. Baricaye rero batangira kuganira, maze Laurence amubwira ibyabaye byose muri kino gihe bari bamaze iminsi batari kumwe. Naho rero Maxime nawe amubwira byose uko byagenze. Laurence rero yamubwiye ko impamvu yamusize atari uko yari amwanze ndetse atifuzaga kumusiga,
ahubwo yari afite ubwoba bwo kuba yamubura, yumvaga rwose atabasha kwiyakira igihe yaba amubuze. Maxime yaramubwiye ati birumvikana cyane, maze nyine amubwira n'ibyo abaganga bamubwiye. Kuri iyi nshuro noneho Laurence byasaga naho rwose agize akizere, kuko nyine n'abaganga bari babahaye akizere nubwo kari gatoya cyane. Nyamara nubwo bwose Maxime yari akumbuye cyane Laurence, ndetse yumvaga afite amagambo menshi yo kumubwira, yumvaga yamubwira ko amukunda, yumvaga yamubwira ko ari byose bye, yumvaga yamubwira nyine uko yiyumva, yumvaga yamubwira amarangamutima ye, ariko iki ni ikintu yari yaribujije, kuko atifuzaga gushyira uyu mukobwa mu rukundo ngo hanyuma nibitagenda neza azamusige. Niyo mpamvu yakomezaga kubigira ibanga rikomeye, nubwo rwose mu mutima yumvaga biri kurwaniramo, ariko nanone yari yariyemeje kutazigera abimubwira kuko atifuzaga kumubabaza. Guhera rero uyu munsi Maxime yabwiye Laurence ko atifuza kongera kumujya kure. Laurence nawe yarishimye maze aramubwira ati nta kibazo rwose. Bose rero bagumye aha maze bakomeza kuganira. Maxime kandi yahise yiyemeza ko agiye gutangira gufasha Laurence mu gushushanya, ndetse yanamubwiye ko ageze n'igitekerezo ko hano hantu nyine bahashyira n'ahantu ho kunywera agakawa, maze abantu bazajya baza kureba aya mafoto ndetse n'abitambukira bakaba bajya bagura n'agakawa maze bakabona ubuzima batyo. Dore ko nyine kano kanya rwose Maxime yari ari kureba hano hantu maze akiyumva nk'umuntu uri mu rugo, noneho ntabwo yumvaga adafite aho kujya, yumvaga hano rwose ahishimiye cyane. Laurence yaramushimiye maze anamushimira icyo gitekerezo. Umunsi rero wakurikiye baratembereye, Laurence amutembereza hano hantu hose kugira ngo nyine agende amwereka iyi karitsiye yari atuyemo. Byari umunezero, bari bafite ibyishimo bigaragara no mu maso yabo. Batangiye rero gukorera hamwe, batangira kujya bashushanyiriza hamwe ndetse no gucuruza ya kafe nyine nk'uko Maxime yari yabisabye Laurence. Ibintu byatangiye kugenda bigenda neza, maze bose batangira kuryoherwa n'ubuzima bari babayemo hano. Umunsi umwe rero bari gutembera nk'ibisanzwe, babonye ikizu cyari gishaje nanone cyuzuyeho imikungugu, bigaragara ko nta muntu n'umwe wari uherutse kugikoreramo. Maxime yahise abwira Laurence ati urabyumva ute, iyi nzu tuyigize iyacu maze tugatangira kuyigira atelier yacu, tukajya tuba ariho dushushanyiriza ibintu byacu byose, noneho kandi tugatanga karibu no ku bandi bantu bose bakeneye kuza kuharuhukira, ndetse n'abantu badafite aho barara bakajya baza bakirariramo, mbese ikaba inzu yakira buri umwe wese, ari ufite ikibazo, ari ukeneye aho kuruhukira, abantu bose bakisanga muri iyi nzu. Laurence akibyumva yumvise rwose ari igitekerezo kiryoshye cyane, yarahindukiye aramureba maze arongera areba iyi nzu. Yaramubwiye ati ni ukuri urakoze cyane, sinzi uko nagushimira, ibitekerezo byawe buri gihe biba biganisha heza. Laurence rero yahise amubwira ati uwo mushinga ni mwiza cyane kandi ndawishimiye, kubera yuko bizagirira abandi akamaro uretse no kuba natwe bizatugirira akamaro. Babyumvikanyeho rero maze batangira nyine gushaka nyiri iyi nzu kugira ngo bayikodeshe, dore ko rwose itari inzu ihenze. Ntibyatinze rero batangiye kuyikoramo amasuku no kugenda nyine batunganya utuntu tumwe na tumwe twaburagaho rwose kugira ngo imere neza. Batangiye rero gukorera muri ya atelier, nyamara ikintu cyari gitangaje ni uko iyo Maxime yabaga yagiye yagendanaga karine ndetse na bike, maze akagenda yandika ibintu byose agenda ahura nabyo. Ikintu rero gitangaje muri ibyo ni uko yazanaga ya karine, bya bintu byose yabaga yanditse, Laurence we yicaraga maze agatangira kubishushanya, ukagira ngo rwose nawe yabyiboneye n'amaso ye. Aba bantu bombi baruzuzanyaga birenze ibikenewe. Umunsi umwe rero Maxime ari kumanika amafoto nyine bari bashushanyije, yagiye kumva yumva arongeye ababaye mu gatuza, ndetse rwose yahise yicara, ikiganza cye gifashe nyine ku mutima we.
yumvaga ababara cyane. Naho rero Laurence wamurebaga yahise aza amwegera maze amufata mu kiganza, yaramubwiye ati komera. Naho rero Maxime yahise amubwira ati humura ndahari kandi meze neza. Naho rero Laurence ati kandi uzanaguma umeze neza, uzaguma uri hano. Maxime rero yaramwenyuye kuko rwose yarabonye umutera imbaraga. Yakomeje rero kwicara, mu kanya gato yagiye kubonabona telefone iramuhamagaye. Yarahamagawe rero no kuri bya bitaro bari biteguye nyine kumuvura. Bamubwiye ko rero afite amasaha 24 yo kwitegura maze akaza nyine bagatangira kumuvura. Yababwiye ko nta kibazo agiye nyine gutangira kwitegura. Nubwo rero amahirwe yo kugira ngo akire yari makeya, ariko yaratekerezaga ati nintanagira amahirwe yo gukomeza kubaho, ariko nibura n'imyaka nzabaho ishobora kwiyongera. Yumvaga aryohewe n'ubuzima ndetse rwose yumvaga yifuza kuguma iruhande rwa Laurence. Ku mugoroba rero Laurence ndetse na Maxime baricaye nyine batangira kuganira. Laurence yari ari kugerageza gukomeza Maxime, naho Maxime nawe yari ari kugerageza guha icyizere Laurence no kumumara ubwoba, kuko ntabwo yifuzaga ko nyine yakomeza kugira ubwoba. Yaramubwiye ati humura nzajya kwa muganga kandi noneho nzagaruka ngenda n'amaguru yanjye, ndetse rwose nzaza ibibazo byose byararangiye, icyizere cy'ubuzima kizaba ari cyose, wowe gusa ntuzahangayike cyangwa ngo ugire ubwoba kuzambura. Humura ntuzigera umbura, nzarwana intambara ikomeye kubera ko ntabwo nanjye nifuza kugusiga. Nubwo bwose rero Laurence yari ari guhisha ko afite ubwoba ndetse ari guhisha ko afite agahinda, ariko mu mutima rwose yari ababaye, ariko nanone akongera akikomeza. Yaratekerezaga ati ibyo ari byo byose ntabwo rwose kuri iyi nshuro nzabura uyu musore, ntabwo byashoboka, Imana ntiyabinkora. Yanyambuye byinshi, ariko kuri iyi nshuro ndakeka rwose yiteguye kumpa, noneho ngafata ngakomeza. Maxime rero we kuri iyi nshuro noneho yarazi ko atari wenyine, ndetse yarazi ko agomba kurwana n'ubuzima kubera ko atabereyeho kuba wenyine, ahubwo hari undi muntu agomba kuberaho. Yumvaga byanze bikunze agomba rwose gukora ibishoboka byose, maze uku kuntu yari agiye kubagwa akazasohoka amahoro. Yifuzaga ubuzima, yifuzaga kubaho, dore ko noneho yari anyuzwe rwose n'ubuzima abayeho. Ntabwo yabwifuzaga kugira ngo asubire uko yari ameze kera, yongera abe umutunzi, dore ko n'ubundi yari akiri umutunzi nubwo atari abyitayeho, ariko yumvaga rwose agikeneye ubuzima iruhande rwa Laurence. Uyu munsi rero kandi Maxime yafashe ikarine ye maze atangira kwandika, gusa ibyo yanditse ntabwo yifuzaga yuko Laurence abisoma, ariko n'ubundi nyine niwe yarabyandikiye, ariko ntiyifuzaga ko abisoma kano kanya. Ku nshuro ye ya mbere rero Maxime yatangiye kwiga gusenga, maze noneho abwira Imana ati rero Mana, mu buzima nabayeho ntacyo ngusaba kubera ko natekerezaga ko byose nihagije, ariko kuri iyi nshuro ndaje ngusaba, singusaba ibirenze ibyo rwose wampa. Ndifuza ubuzima, nta kindi. Ndashaka yuko rwose nakira iyi ndwara, ndashaka kongera kugira ubuzima, nicyo cyonyine nkwisabiye. Ibyerekeranye n'umutungo n'ibintu byo rwose ntabwo nkibikeneye, ariko nkeneye ubuzima. Ni ku nshuro ye ya mbere rero yari ashyize amavi hasi, maze akanatekereza ko Imana ibaho, ahari hari icyo yayisaba. Uyu munsi rero kandi Maxime yari afite ibitekerezo byinshi biri muri we, kuko yashakaga gukora ibintu byinshi icyarimwe. Ahari wagira ngo nyine yari nk'impera yo kubaho kwe,
kubera ukuntu yifuzaga kurangiza ibintu byose, yifuzaga kandi kubishyira ku murongo. Yaratekereje cyane rero uyu munsi birenze ibikenewe, dore ko yaratekereje yuko bashobora kuzakora exposition maze bagafata ya mafoto yabo ndetse n'ibintu byose bashushanyije, dore ko noneho bari basigaye bashushanya maze hasi bagashyiraho n'amagambo yabaga yaranditswe na Maxime aherekeje nyine cya gishushanyo agisobanura. Rero yifuzaga ko rwose bazabyegispose maze abantu bose bakabibona, gusa ntabwo yifuzaga ko babijyana ahantu hahenze, yifuzaga ko ibi bintu bazabikorera mu muhanda umuhisi n'umugenzi wese akabibona. Iki gitekerezo rero kano kanya yakibwiye Laurence maze acyakira vuba cyane. Maxime rero yahise abwira Laurence ati ndifuza yuko iyi expo twazayita amezi 3 y'umunezero, ahari yenda ushobora kuzakora iyi expo ntahari ndi kwa muganga, ariko nta kibazo, ntabwo nifuza yuko uza kumva iruhande kwa muganga, ahubwo ndifuza ko uguma hano maze ugakomeza ugakora ibintu byacu byose bigakomeza bikagenda neza, ugashushanya kandi ugakomeza no guha abantu ikawa nyine nk'uko twabikoraga. Mbese ndifuza ko hano hantu hatazigera hagira icyuho. Naho rero Laurence ati none se uratekereza ko nakureka ukagenda wenyine? Naho Maxime ati mbabarira ngusaba ikintu kuko ntabwo nigeze ngusaba ibintu byinshi, ndakwinginze mbabarira kuri iyi nshuro rwose ntabwo nifuza yuko wamperekeza, ndifuza kugenda njyenyine. Mu by'ukuri impamvu Maxime yamubwiraga gutyo ni uko yari azi ko nyine bishoboka ko rwose ashobora no kuhapfira. Ntiyifuzaga rero ko uyu mukobwa yamubona ngo amutere agahinda, mbese yifuzaga ko yaba ari kure y'ibi bintu, niba rwose azanapfa akazabyumva nk'uko n'abandi bose bazabyumva, ariko ntazabe ahari ahahagaze. Laurence rero we utabuze impamvu uyu musore ari gukomeza kwensista ko adashaka ko amuherekeza ndetse ko ari ikintu amusabye amwinginga, Laurence yarabimwemereye, ariko aramubwira ati nanjye ndagusabye ugomba kugira imbaraga, ugomba kurwana kubera ko ndifuza kukubona uri muzima, uramenye ntuzantenguhe, ntuzantererane, ntuzansige kuko sinabyihanganira. Maxime rero yamufashe mu biganza aramubwira ati ndabigusezeraniye, nzagaruka rwose ndabizi. Umunsi rero wakurikiye Maxime yagombaga kujya kwa muganga. Uyu munsi rero yariteguye nyine kugira ngo buke agende kuko yari agiye kujya mu kindi gihugu. Naho rero Laurence we yagombaga gusigara ari kwitegura expo nk'uko bari babivuze, dore ko yagombaga gusigara ashushanya ibindi bintu akomeza nyine yongera kugira ngo baze expose ibintu byinshi. Bwarakeye rero maze Maxime aritegura nyine, yaje rero gusezera Laurence. Bagiye gusezeranaho maze barahoberana, byari agahinda ndetse rwose wabonaga mu maso yabo bose babungamo amarira, ariko buri wese akagerageza kwikomeza. Laurence rero yaramubwiye ati nta byinshi ndi kukubwira, ugende neza, ariko ikindi wibuke ko wansezeraniye ko byanze bikunze ugomba kuzagaruka. Naho rero Maxime ati nzagaruka n'ubu ndabigusezeraniye. Baratandukanye rero, ariko nyine Maxime agenda afite ubwoba kuko nyine yarabizi ko amahirwe yo kugira ngo agaruke ari make cyane, ariko nanone ukuntu yari yizeye yumvaga rwose byose bishoboka. Naho rero Laurence we yasigaye yikomeje atekereza ko rwose byanze bikunze uyu musore agomba kuzagaruka. Yaragiye rero akomeza nyine gukora ibyo bagombaga gukora kugira ngo bazabyegispose. Yatangiye kandi kugenda amanika amatangazo ku muhanda y'iyi exposition yabo, nyamara ntabwo byatinze abantu batangiye kugenda baza bababwira inkuru zabo z'urukundo n'inkuru z'ubuzima kugira ngo bazibashushanyirize ndetse nabo babandikireho nyine bijye mu bishushanyo byari biri hano. Byaragiye rero biba ibintu binini cyane, abantu baba benshi cyane baza bavuga inkuru zabo, mbese byaragiye biba ikintu kinini, abanyamakuru nabo barabimenya. Ariko nyine Laurence ntabwo yifuzaga kuvugana n'abanyamakuru, gusa yakomeje gutegura iki gikorwa. Yabonaga rwose gitangiye kuba kinini kurusha uko bagitekerezaga. Gusa nyine Maxime mbere y'uko ajya kwivuza ya maletre
yandikaga yarayafashe maze ayafunga muri amvelope, ayashyira rero mu kabuwate bashyiragamo amaletire aza muri ateriye, aho abantu nyine babaga bashaka ko bazabandikira inkuru zabo cyangwa se bazabashushanyiriza aho bashyiraga nyine izo mpapuro babaga banditseho. Nawe rero yafashe ayo maletire yari yarandikiye uyu mukobwa Laurence maze ayashyira hariya hantu yatekerezaga ko nyine batazayabona vuba, bazayabona nyine igihe cya nyacyo kigeze. Iminsi rero yaragiye ishira ari ine. Laurence buri munsi wose yabyukaga yumva rwose afite icyizere cy'uko yajya kubona akabona Maxime aragarutse agenda n'ibirenge bye, ndetse afite ya karine yakundaga kwandikamo ayifite mu ntoki na kereyo. Nuko buri gihe yamutekerezaga, yumvaga nyine icyizere ari cyose ko uyu musore agomba kugaruka byanze bikunze. Kuri uyu munsi wa kane kandi nibwo nyine Laurence yabonye ya baruwa. Akikubita amaso yafunguye amvelope maze akuramo urupapuro, yararufunguye maze ananirwa guhita arusomera aho ngaho kuko yumvise atazi ukuntu bigenze, yumva atangiye gutitira umubiri wose. Yahise rero agenda ajya ahantu hiherereye kuko yatekerezaga ko agomba gusoma iyi baruwa atuje cyane kurusha uko yabitekereza. Yaragiye rero yicara ku buriri maze afungura nyine uru rupapuro neza, yatangiye kurusoma. Maxime rero yari yandikiye Laurence ati mbere ya byose nifuje kugushimira kubera yuko wampaye rwose iminsi y'ibyishimo, kuba iruhande rwawe navumbuye isi ntari narigeze menya kwibaho, nabayeho mu byishimo. Iminsi nitaga iyo kwiheba yahindukiye iminsi y'umunezero ndetse no kuvumbura ibindi bintu bishyashya ntari narigeze menya. Ibi bintu rero sinifuje kubikubwira amaso ku yandi, gusa nyine ntabwo nakomeza kubiguhisha kuko niba uri gusoma iyi letire ntabwo nzi niba rwose nzaba nkiri muzima cyangwa se nzaba ntakiri kuri iyi si, ariko ikintu kimwe nshaka kukubwira ni uko nagukunze n'umutima wanjye wose, kandi naho ndi hose nzaba nkigukunda. Gusa nyine ntabwo nabikubwiye kubera ko ntifuzaga kukubabaza, sinifuzaga kugutera agahinda, ariko nanone iri banga rwose nintanagaruka kuri iyi si sinifuza ko nazarijyana mu mva yanjye. Akomeza rero amubwira ati wanyigishije kubaho nishimye kubera ko wanyigishije ko buri munsi wose ngomba nyine kuwuprofita nkaho rwose ejo ntazaba ngihari, dore ko wanyigishije kudatekereza iby'ejo ari ahazaza n'ahashize, ahubwo ko ngomba kwishimira uwo munsi Imana iba yanyongereye. Warakoze rero kumpa ibyishimo, warakoze kunyigisha yuko mu buzima umuntu agomba guhora ashima igihe cyose Imana yamuhaye umwuka wo guhumeka. Niyo mpamvu rero ngusabye rwose nibiba ngombwa yuko ntazagaruka muri ubu buzima, uramenye rwose ntibizakubabaze, ntuzarire kubera ko ngewe nabayeho nishimye iruhande rwawe. Kano kanya rero Laurence yumvaga bisa nkaho rwose isi itakiri kuzenguruka, dore ko yumvaga we rwose atazi aho ari, amarere yari yamurenze, ibirenge byari biri gutitira, ntabwo rwose amaguru yari afashe hasi. Yari afite agahinda kenshi kenda rwose kumuturitsa, dore ko nyine atari yarigeze amenya yuko uyu musore yamukundaga bingana bityo. Nubwo bwose Laurence nawe yakundaga cyane Maxime, ariko nyine nawe byari ibanga rikomeye. Gusa nyine icyari kimubabaje kano kanya ni uko yatekerezaga ko ahari koko ubuzima bushobora kumurangirirana, nyamara Laurence nawe atamubwiye yuko yamukunze kandi yamukunze cyane, ndetse rwose ko igihe bamaranye ari cyo gihe cy'ibyishimo yigeze agira mu buzima bwe.
Laurence rero yahise afata telefone ngo ahamagare, ariko nyamara ntabwo nyine Maxime ari we wari ufite telefone ye. Birumvikana ko muganga nyine iyi telefone yari yarayibitse kubera ko yagombaga kwitabwaho by'umwihariko, kandi ntabwo yagombaga kuvugira ku matelefone dore ko nyine bari banamubaze umutima. Yarahamagaye rero yumva telefone ntabwo icamo, noneho umutima ujya wamudundana, yumvise rwose isi ari nkaho imugwiriye. Yibajije niba uyu musore yaba agihumeka cyangwa koko byararangiye, maze agahinda karamwica. Yararize arasakuza ati hoya rwose ntabwo nabyemera, ntabwo nagutakaza, Imana ntabwo yabinkora. Muri kano kanya rero ibintu byose byari byarenze Laurence. Yibuka yuko Maxime yamubwiye ko iyi expo bagomba kuzayita amezi 3 y'umunezero. Hanyuma rero Laurence yahise yongera yihanagura amarira, maze arahaguruka. Yahise atekereza ko ikintu cya mbere agomba gukora ari uko agomba gukora iyi expo, kubera yuko ari ikintu gikomeye kuri Maxime. Yahise rero agenda akomeza gutegura nyine, dore ko yari inegereje, haburaga iminsi mike. Nyamara hari hashize iminsi myinshi nyine uyu musore ari kwa muganga, ariko nta makuru na makeya uyu mukobwa Laurence yari afite. Umunsi rero wa expo, nubwo rwose Laurence yari afite imbaraga nkeya, ariko yagombaga kuyikora byanze bikunze. Yagiye rero gukora iyi expo, abantu benshi bari bitabiriye ku buryo batari barigeze babitekereza, dore ko rwose inkuru yari yarabaye kimomo. Abanyamakuru bari baje kwirebera, naho abantu nabo baje kureba nyine inkuru z'abantu. Abantu bari barashushanyije izo bari baranditse, ndetse no ku munsi wa expo abantu bose bazaga bongera babaha andi mabaruwa ati nanjye muzanshushanyirize inkuru yanjye munayandikeho. Laurence rero yari ababajwe nuko uyu munsi Maxime adahari ngo arebe ukuntu igitekerezo cye ndetse n'ibikorwa by'intoki zabo ahantu rwose byabashije kugera. Uyu munsi nyine ni nkaho rwose bari babashije kureyisisa muri kino gikorwa bajyaga bakora. Uyu munsi cyari kibonywe n'abantu benshi, icyifuzo Maxime yagize guhera kera. Laurence rero ari kumwe n'abantu nyine bari kugenda baganira, agenda bereka ibishushanyo, abasobanurira inkuru zabyo, dore ko buri nkuru yose yabaga ayifite mu mutwe. Nta gishushanyo na kimwe atarazi ubusobanuro bwacyo n'inkuru ndetse yihishe inyuma y'icyo gishushanyo. Yagiye kumva rero yumva ijwi rituje inyuma ye, ati ntiwibagirwe kubabwira yuko inkuru y'amezi 3 y'urupfu yaje guhinduka amezi 3 y'umunezero. Laurence yarikanze maze arahindukira, yasanze ari Maxime uhagaze inyuma ye, ndetse rwose akomeye, nubwo nyine yari agifite imbaraga nkeya kuko aribwo yari akiva kwa muganga, ariko rwose wabonaga noneho mu maso akeye ndetse afite icyizere cy'ubuzima. Yaramuhobereye maze rwose kwifata biranga, yatangiye kurira maze atangira gusakuza ati nari mfite ubwoba kutazagaruka, kandi nifuzaga kukubwira ko nanjye ngukunda, ndagukunda cyane, ndetse rwose uri igice cy'ubuzima bwanjye. Abantu bose rero barahindukiye batangira kwirebera iyi couple, naho rero Maxime nawe amarira yatangiye gushoka ati nanjye rwose sinifuzaga kugusiga kuko uri ibyishimo byanjye, ni wowe wankomeje, ni ukuri ni wowe nkesha kuba uyu munsi ngihagaze, kuko niwe wanteye imbaraga, ni wowe wampaye ibyishimo, wanyeretse ko rwose ubuzima burya atari amafaranga, ubuzima atari imitungo, ubuzima buryoshye rwose atari ngombwa kuba ufite ibyo byose. Ibyo byose rero babivugaga bahoberanye, buri umwe wese aryamye ku rutugu rw'undi. Abantu bose rero bari bumiwe babonye ukuntu ba bantu birirwa bandika inkuru z'abandi nabo burya bagize inkuru zibabaje, ndetse muri ibi byose harimo n'inkuru yabo y'urukundo. Barekuranye buhoro rero maze barebana mu maso, batitaye ku bantu bose bari bari hano. Bahise basomana maze abantu bose bakoma mu mashyi.
Barasetse rero nubwo rwose basekaga n'amarira ataretse gushoka, ariko nyine aya yari amarira y'ibyishimo y'uko bongeye kubonana. Naho rero Maxime yahise abwira Laurence ati inkuru nziza rero nshaka kukubwira ni uko rwose babashije kumbaga kandi ikibazo cyarakemutse burundu. Ubu ngubu ni njye nawe ndetse rwose dukwiye gushima Imana yongeye kumpa ubuzima. Laurence rero ibyishimo byaramurenze maze atangira gukubitagura nyine Maxime kubera ko yumvaga ibyishimo byamurenze. Barongeye rero barahoberana maze barafatana, kurekurana biranga. Bahise batangira gusobanurira aba bantu bose bari baje muri Expo uko bahuye, inkuru yabo, urugendo rwabo uko rwagenze, ndetse babibasobanuriraga babereka ibishushanyo bati ibi byose mureba byavugaga ku nkuru yacu. Abantu bose rero barumiwe maze rwose bamenya yuko urukundo buri gihe cyose rutsinda. Inkuru yacu y'urukundo rero naho tuyisoreje. Mwakoze kuyikurikira. Niba ukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zasha TV, ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment. Ni inkunga ikomeye kuri twebwe. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.